amahoro kuri wowe wahisemo kubana natwe. Reka twugame imvura y'ibinyoma bitagira ingano, tujye mu ihema ry'ukuri kutari uguhaha hano. Ese hari amakuru menshi ujya umenya ku byamamare, ariko kumenya ukuri kuri byo bikakubera ihurizo? Umuti ndawufite, ariko reka tuwunywe gutya. Umeze neza? Amahoro ya Yesu na Mariya. Bikira Mariya mutagatifu. Uriteguye kujya gufana Amavubi mu kanya? Vuba cyane. Ni nuko tugiye gufata urugendo ruturuka Save twerekeza stade. Yitwa Rigoga Ruth, naho nge wumva nitweme confiance. Uyu ni umunyamakuru ukomeye cyane, akaba umuhanga mu byakora, akaba umuntu usobanukiwe neza icyitwa siporo, by'umwihariko ku mupira w'amaguru, dore ko yanawukinnye muri AS Kigali iy'abagore, akanahesha igikombe, akagahigo ndetse n'utundi dutandukanye yakoze mu bihe bitandukanye bimugira umugore uhagaze neza muri siporo, yaba kuba yarayikoze ndetse no kuba yisesengura nk'umunyamakuru. Iyo yivuga birumvikana, abavuga ibyazi neza kuko yayikoze kinyamwuga. Ijwi rye ry'igitangaza ryibagiza abagabo benshi ibibazo by'ingo zabo ho gato. Uko asoma liste y'abakinnyi bari bubanze mu kibuga mu buryo busa n'ubutangaje, ni nako benshi mu bagabo baba bari kumva urwo rutonde rw'abakinnyi bari bubanze mu kibuga, barenga kumenya aba bakinnyi bari bubanze mu kibuga, bikajyana no kumenya icyemezo bari bubanze gufata ku bibazo bibugarije. Kuva yagira mu kiganiro urubuga rw'imikino, imibare y'abakurikira iki kiganiro kuri YouTube yaratumbagiye. Umutangabuhamya mwiza ni Rigeni Rugaju, mugenzi we bakorana muri iki kiganiro. Uyu munyamakurukazi uretse kuba afite amavuta y'igikundiro, afite n'amavuta yo gukunda Imana ndetse no kwiyamya muri rubanda, kuko kenshi mu biganiro akora uzumva agaruka ku magambo y'Imana nako ku ijambo ry'Imana, kuko Imana itagira amagambo. Ijwi rya Rigoga, ubuhanga, uburanga burangaza abamuhanga amaso iyo ari kuri televiziyo, ubuhanga mu gusesengura adasobanya amagambo bishimisha abatari bake. Ibi byanamuhaye abakunzi benshi cyane, by'umwihariko abakunda siporo. Rigoga uzamubona mu biganiro bitandukanye bya siporo kenshi kuri televiziyo no Rwanda, ndetse uzanamwumva mu rubuga rw'imikino kuri radio no Rwanda. Rigoga ni umwe mu bashyirwa ku rutonde rw'abanyamakuru ba siporo beza mu Rwanda, byagera mu b'igitsina gore bwo abamukurikira abasigaho intambwe nyinshi cyane. Ubuhanga, ubunararibonye, ubushishozi, byose berekezwa n'ubwamamare, kandi birumvikana koko yanakoze ku bitangazamakuru bitandukanye kandi bikomeye birangajwe imbere na radio ndetse na televiziyo mu Rwanda akorera uyu munsi wa none. Iyo uvuze izina Rigoga, biroroshye cyane ko izina Kayishema rihita riza mu mitwe ya benshi. So ko ari bidasanzwe hagati y'aba bombi, ahubwo aba bombi bafite ibihe bitandukanye kandi bikomeye banyuranyemo mu gihe kitari gito. Bamaze bakorana guturuka kuri Radio and TV 10, bakanyura umuhanda wa Rwandex, bakazenguruka rompuwe iyo mu Rugunga, bakazamuka Kimicanga, bagashyika Kacyiru kuri radio na televiziyo no Rwanda. Bivugwa ko aba bombi bajyaga bibeta bakava kuri Radio and TV 10 bakajya gushaka akazi kuri RBA. Igihe byamenyekanye, bivugwa ko bahise berekwa imiryango itatse ibirango bya Radio and TV 10, ikaye imiryango yari ifunguwe ngo basohoke muri icyo kigo. Kubw'amahirwe y'uhoraho, dore ko nayo ubwayo yahoraho, babona akazi kuri RBA. Abangaba bari bacikishije ikabutura maze Imana ihita ibadodera ikanzu, nk'uko mbyumva n'abana babiririmba, ari nako bakina udukino twabo. Rigoga ndetse na Kayishema bakomeje gukorana ndetse banafatanya ibiganiro byinshi bitandukanye by'imikino nka RTV Sports ndetse na Kickoff, byombi bitambuka kuri televiziyo mu Rwanda. Aba bombi barahuza cyane ku buryo bo bwabo bubatse team itaraboneka henshi mu biganiro bya siporo. Ni team ikunzwe n'abatari bake mu gihugu ndetse no hanze yacyo ku bakurikira RTV kuri murandasi. Ariko uretse ibyo maze kukubwira, nabyo bike cyane ku buzima bwe. Ubundi n'iki kindi wibaza ku buzima n'amateka bya Rigoga Ruth? Afite inkuru nziza kandi ziryoshye ku buryo kuzumva ntaho bihurizwa no guta umwanya. Byose ni muri iki kiganiro. Nugikunda ubinyereke ukanze subscribe ndetse na like, cyangwa se ukoresha umwanya wa comment. Nge wumva nitweme confiance, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro cyanyu kandi ari nacyo cyacu. Turi kuganira kuri Rigoga Ruth, umunyamakuru wa RBA. Arubatse ndetse anafite umwana umwe, ariko iyo umurebera kure cyangwa se hafi ubona ko ari umukobwa muto cyane. Yego waba utanamaze igihe arenze ubwangavu, kuko imiterere ye
ndetse n'uruhu rwe rumusanisha n'abato cyane kubera kwiyitaho bihagije ndetse no gukora siporo. Ibi bimushyira ku mwanya w'abandi badamu b'ibyamamare batanga isomo ku bandi badamu bagenzi babo yuko kubaka urugo ndetse no kubyara bitavuze guhinduka uko wari uteye. Ubwo ndavuga imiterere y'umubiri. Muri abo reka nibande kuba mu Rwanda dore ko atari na benshi. Abo ni nka Butera Knowless, Uwase Alice, umudamu wa Gerard Mbabazi, Isimbi Vestine wamenyekanye cyane nka Isimbi Modo, Sandrine, Isheja Butera ndetse n'abandi. Nubwo bigaragara ko ari umugore wishimye, uhora umwenyura kandi ukora akazi ke neza, Rigoga avuga ko byamusabye kwihanganira ibintu byinshi cyane biyobowe n'abantu bamucaga intege cyangwa se bakerensaga ubushobozi bwe kubera ko ari umugore. Ibi byose yabiteye umugongo ibyamucaga intege abe agaciro kangana na 0 niba ahubwo atari munsi yayo. Yakurikiye inzozi ze neza, akora akazi afite intego yo kukanoza kandi abigeraho. Uyu munsi ni umwe mu batumye twegura inyandiko zitandukanye zari zibitse henshi mu basomero, tukazegeranya ubundi tugakoza ibaba muri wino tukandika tukamuvuga imyato kuko n'ubundi arabikwiriye. Uyu ni umwe mu banyamakuru beza dufite by'umwihariko muri siporo, ariko kandi akaba intoranywa mu banyamakuru beza b'abadamu bakora siporo. Nyemera noneho twinjire mu rugendo rwe, tumenye ko yakunze siporo ndetse n'icyamuteye gusiga ibyo yakundaga byose kandi abishoboye akemeza gutangira urugendo rushya. Urugendo rwa Rigoga Ruth muri siporo ni urugendo rwatangiye kera cyane akiri umwana muto. Urukundo rwa siporo rwaramuhagurukije maze atangira gukina imikino myinshi itandukanye iyobowe n'umukino w'umupira w'amaguru. Gukina umupira w'amaguru byamuhejeje amahirwe menshi atandukanye, bimufungura amayira atari yarigeze arota mu nzozi maze abibona mbere yo kubirota. Maze umunsi umwe yisanga yambaye ikarita yanditseho iti uyu ni umunyamakuru. Ubwo yarangizaga amashuri yisumbuye, Rigoga yari umukinnyi mwiza kandi ukomeye mu ikipe ya AS Doc Kigali ndetse byaje kumubera amahirwe akomeye. We ni ikipe begukana igikombe cya shampiyona. AS Kigali imaze kwegukana icyo gikombe yateguye ibirori bidasanzwe byo kwishimira icyo gikombe. Muri ibyo birori byo kwishimira icyo gikombe hatumiyemo umunyamakuru w'inararibonye Solange Yanone. Uyu ni umwe mu banyamakuru beza igihugu cyagize mu bihe bitandukanye. Uyu ni umwe mu banyamakuru bafashije abagore n'abakobwa kwitinyuka bakinjira mu mwuga w'itangazamakuru. Muri benshi yafashije harimo na Rigoga. Utise gute? Mu gihe ibi birori byari birimbanije, Solange Yanone yabajije uwatsinze ikizamini cya segonderi akagira amanota meza cyane kurusha abandi. Mu bakobwa bari bakiri bato benshi bari bateraniye aho, uwabahigaga mu manota y'ibizamini bya leta byaherukaga yari Rigoga Ruth. Solange Yanone yamwemereye kuzimenyereza umwuga w'itangazamakuru kuri radio Isango Star. Nguko uko umugisha we wamwisangiye aho yari ari maze awufata ukuboko bakomezanya ubuzima. Nyakanga mu mwaka w'2010 yatangiye kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru mu gisata cya siporo mu kiganiro cyitwa Woman in Sports cyatambukaga kuri radio Isango Star. Ikiganiro cyategurwaga kikanakundwa n'abagore. Muri icyo gihe Rigoga yatangiye kujya ahuza akazi n'amasomo dore ko yari yatangiye kwiga itangazamakuru muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mu mwaka w'2012 Rigoga yavuye ku Isango Star maze yerekeza kuri 89.7 KFM. Radio yari ikiri nshyashya mu matwi ya benshi, ikaba yari ifitwe na kampani ya Nation Media Group. Nyuma y'imyaka mike mu kwa gatandatu 2016 iyi radio yaje gufunga imiryango abayikoragaho batangira urundi rugendo rushya. Kuri benshi byasaga nk'aho ari urugendo rukomeye cyane bagiye gutangira rwo gushaka ibindi bitangazamakuru bagomba gukorana nabyo. Gusa kuri Rigoga inkuru yari itandukanye n'iyabo. Ubwo yari ari kuri KFM yakoze iyo bwabaga aritanga ndetse anatanga imbaraga ze zose, agaragaza ubuhanga bwe ndetse anashimangira umwihariko we muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Ijwi rye ryiza, kudasobwa, ubusesenguzi butomoye n'ubwitange ku kazi. Abakoresha benshi babihoranaga muri dosiye zigaga kuri uyu mugore, ariko ikibazo ari ukwibaza bati azaza gute kandi ryari. Ibi byatumye ubwo igitangazamakuru cyafungaga imiryango yacyo, Rigoga yarahise ahabwa akazi kuri Radio and TV 10 kugera kuri radio na televiziyo 10. Nanone ibintu byari bihinduye isura. Icyayi cyari kibonye agasukari gakoze. Aha yari agiye kwinjira muri timu y'abagabo b'amazina akomeye n'ubuhanga ngereranywa barimo nka Kashema Tititsiri, Jalik Imfura Yacu, Fuad Wihanganye, Bayingana, Jado Castar, Benjamin Gicumbi ndetse n'abandi batandukanye. Kwisanga kuri table
ari umukobwa umwe mu bagabo benshi kandi b'amazina akomeye ntibyamuciye intege cyangwa ngo bimutere kudakora inshingano neza nk'uko bikwiye, ahubwo yabaye nka cya cyuma bakojeje kugira icyayi kukirusha ubundi byose bikarushaho gutya. Rigoga yakoreye Radio and TV10 n'imbaraga ze zose n'ubuhanga bwe bwose, maze Radio and TV10 nayo imwitura igikundiro n'ubwamamare. Wari umunsi umwe umunyamakuru Rigoga, Ruth ndetse na Kayishema Titsiri bagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga kubwo kwirukanwa n'igitangazamakuru cya Radio and TV10. Imva no kwirukanwa kwa Kayishema ndetse na Rigoga bivugwa ko ari uko bagaragaye ku rutonde rw'abanyamakuru basabye akazi kuri RBA. Ni ukuvuga ko bari barasabye akazi kuri RBA ariko bakira abanyamakuru ba Radio and TV10. Aya makuru akimenyekana, Radio and TV10 yahise birukana. Nyamara icyo uzaba cyo cyangwa se uwo uzaba we, burya ngo ntaho bijya. Rigoga ndetse na mugenzi we Kayishema mu kwa gatandatu umwaka wa 2019 baje kubona akazi kuri RBA nk'abakozi b'iki kigo. Umugisha ugendana na Rigoga ntabwo yawusize kuri Radio and TV10 ubwo yageraga kuri RBA. Rigoga yakomeje gukundwa na benshi ndetse we na Kayishema baza guhabwa ibiganiro bibiri kuri RTV, aribyo RTV Sports ndetse na Kick Off. Ibiganiro biri mu bikunzwe kuri RTV by'umwihariko ku bakunda imikino. Gusa burya nta nzira y'ubusamo n'imwe igera ku butsinzi, yewe nta n'inzira igera ku butsinzi yoroha habe na gato. Nubwo uyu munsi tubona ari umwe mu banyamakuru bakomeye ba sport, ari umugore no hagati mu bagabo benshi, Rigoga avuga ko bitigeze byoroha na gato. Avuga ko byamusabye imbaraga zo kwirengagiza ibibazo byinshi birimo n'ibya sosiyete byo kumva ko umugore adashoboye, ngo ko ibintu bya siporo ari ibintu by'abagabo. Aganira n'ikinyamakuru cya The New Times yagize ati ntabwo byabaye urugendo rworoshye nk'uko bigaragara, nawe n'ibyitaza byinshi mu nzira, abantu banshi intege harimo n'abo dukorana, ariko nkagera n'abandi bantu banshishikariza gukomeza nka Justin Mugabo nyiri Sangosta yahoraga hafi yanjye kandi agakomeza kuntera imbaraga. Kugeza ubu byose yabiciye mu gisirikare, ahangana n'ibyamuberaga inzitizi n'ibyatumaga atabasha gukora akazi ke neza, abirinze amaso areba kure. Mu buzima bwe bwa nyuma y'akazi, Rigoga ni umudamu wubatse, afite umugabo umwe n'umwana umwe. Nyuma y'umwaka n'amezi make bakundana, bombi bakoze ubukwe kuwa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018. Uyu munsi nibwo umunyamakuru kazi Rigoga Ruth yahisemo kubana n'umugabo we akaramata. Uyu mugabo wegukanye umutima wa Rigoga mu ngabo z'u Rwanda, afite ipeti rya Lieutenant. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Rigoga Ruth, umunyamakuru kazi w'igikundiro cyinshi, ubuhanga n'ubushobozi byose bya nta makemwa, icyitegererezo cya benshi muri uyu mwuga w'itangazamakuru ndetse no mu buzima busanzwe. Uko ni nako dusoje. Wakoze cyane kubana natwe. Ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba ukunze iki kigereranyo cyihariye ku mateka n'ubuzima bwa Rigoga Ruth, ibuka gukora like. Nge wumvaga nitweme confiance. Nge wumvaga nitweme confiance. Bella ciao. Bella ciao.